Buri mwaka abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakoresha amafaranga arenga tiriyoni ebyiri n'igice z'amadolari bagura ibiribwa. Ni amafaranga menshi cyane ku buryo aruta umusaruro mbumbe w'ibihugu byinshi bikomeye ku isi. Iyo umuntu yumvise uwo mubare bwa mbere, ashobora gutekereza ko abaturage ba Amerika bagomba kuba bafite ibiribwa bihendutse kandi biboneka ku bwinshi. Ariko ukuri ni uko ibintu bitameze gutyo. Mu myaka mike ishize, ibiciro by'ibiribwa byarazamutse cyane bituma abaturage benshi bagorwa no kubona amafunguro ahagije ku miryango yabo. Uyu munsi, inyama z'inka zirahenze cyane kurusha uko zari ziri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Inkoko, umugati n'ibindi bicuruzwa by'ibanze nabyo byarazamutse ku buryo bugaragara. Imibare yerekana ko nibura urugo rumwe muri 7 muri Amerika ruhura n'ikibazo cyo kutabona ibiribwa bihagije buri mwaka. Ibi bituma abantu benshi bibaza impamvu igihugu gifite ubutaka bunini, ikoranabuhanga rihanitse n'ubuhinzi bukomeye ku isi gikomeje kugira abaturage bafite ikibazo cyo kubona ibyo kurya. Njye nitwa Joshua Mutuyimana, iyi ni Top 250. Wadutera inkunga ukora subscribe kuri iyi channel. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'iki kibazo, tugomba gusubira inyuma mu mateka. Mu myaka y'1930, Amerika yahuye n'ihungabana rikomeye ry'ubukungu rizwi nka Great Depression. Muri icyo gihe, ubukungu bwari bwarasenyutse, ibigo byinshi birafunga, kandi abantu miliyoni nyinshi batakaza akazi. Ubushomeri bwari bugeze kuri 25, bituma abaturage benshi babura ubushobozi bwo kugura ibiribwa. Mu mijyi minini, abaturage bahagararaga ku mirongo miremire bategereje guhabwa umugati cyangwa isupu y'ubuntu. Ariko ibintu byari bitangaje, kuko mu gihe abaturage bamwe bicwaga n'inzara, hari abahinzi bo mu byaro basangaga bafite umusaruro mwinshi ku buryo bawumenaga kubera kubura abawugura. Byari ikimenyetso cy'uko gahunda yose y'ubuhinzi n'ubukungu itakoraga neza. Nk'aho ibyo bidahagije, igihugu cyahuye n'ikindi kibazo gikomeye. Mu bice by'ubuhinzi byo hagati mu gihugu, amapfa yamaze igihe kirekire ahurirana n'uburyo bwo guhinga bwangiza ubutaka. Umunsi umwe, umuyaga ukomeye wazamuye toni miliyoni 5 z'ubutaka mu kirere. Ibi byabaye kimwe mu bibazo bikomeye byiswe Dust Bowl, byangije ubutaka bunini bwo guhingaho kandi bisiga imiryango myinshi mu bukene. Perezida wari uriho icyo gihe, Franklin Delano Roosevelt, yahise afata icyemezo cyo kuvugurura ubuhinzi bwose bwa Amerika. Leta yatangiye gufasha abahinzi, ikagura umusaruro urenze wari ukenewe ikawubika kugira ngo uzakoreshwe mu bihe by'ibura ry'ibiribwa. Intego yari gukora gahunda ituma abaturage bahora bafite ibiribwa bihagije kandi bihendutse. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, ikoranabuhanga ryatangiye gukoreshwa cyane mu buhinzi. Imashini zasimbuye imirimo myinshi yakoreshwaga intoki. Ifumbire mvaruganda n'imiti yica udukoko byatangiye gukoreshwa ku rwego runini. Ibi byose byatumye umusaruro urushaho kwiyongera ku buryo budasanzwe. Izi mpinduka zatangiye gutanga umusaruro mwiza ku baturage. Mu mwaka w'1933, umuryango usanzwe wakoreshaga hafi 1/4 cy'amafaranga yinjizaga ugura ibiribwa. Ariko nyuma y'imyaka 4 gusa, uwo mubare waragabanutse cyane. Mu mwaka w'1973, umuryango usanzwe wakoreshaga hafi 13% byayo winjizaga ku biribwa. Icyo gihe, abantu benshi bumvaga ko ikibazo cy'ibiribwa cyari cyarakemutse burundu. Ariko mu myaka y'1960 n'1970, intego za politiki y'ubuhinzi zatangiye guhinduka. Leta ntiyari ikigamije gusa gutanga ibiribwa bihendutse ku baturage, ahubwo yanashakaga ko Amerika iba igihangange mu kohereza umusaruro mu mahanga. Abahinzi bato bato bagiye bahuzwa, havuka imirima minini n'ibigo bikomeye by'ubuhinzi. Muri icyo gihe, abahinzi ntibongeye kugurisha umusaruro gusa, ahubwo batangiye gushaka uburyo bwo kongera agaciro k'ibyo bahinze. Ibigori byahindurwagamo ibinyobwa n'isukari. Ingano zahindurwagamo ibikomoka ku ngano bifite ibirango bizwi cyane. Buhoro buhoro, amafaranga menshi yatangiye kuva mu mirima akajya mu nganda zitunganya ibiribwa. Mu mwaka w'1950, hafi 40% by'ifaranga umukiriya yakoreshaga agura ibiribwa byageraga ku muhinzi. Uyu munsi uwo mubare waragabanutse cyane, kuko nibura 11 gusa ku ijana nibyo bigera ku muhinzi. Ibi bivuze ko amafaranga menshi asigaye ajya muri transport y'ibicuruzwa, kubitunganya, kubipfunyika, kubyamamaza no kubigurisha. Nubwo ibi byatumye haboneka ibiribwa byinshi kandi bihoraho ku masoko, byanateje ikindi kibazo. Mu nzego nyinshi z'ubuhinzi n'ubucuruzi bw'ibiribwa, amasosiyete make yatangiye kugenzura igice kinini cy'isoko. Mu gutunganya inyama z'inka, ibigo 4 gusa nibyo bigenzura hafi 85% by'isoko ryose.
Mu mbuto z'ibigori, ibigo bibiri gusa bifite ububasha ku isoko rinini cyane. Iyo amasosiyete make agenzura isoko rinini, ihangana ku bacuruzi iragabanuka, bityo rero bigatuma bashyiraho ibiciro uko bishakiye. Iyo ibiciro by'umusaruro bizamutse, bahita bazamura ibiciro ku bakiriya, ariko iyo ibiciro by'umusaruro bigabanutse, ntibihutira kugabanya ibyo abakiriya bishyura. Ibi bituma abaturage bakomeza guhura n'ikibazo cy'ibiciro biri hejuru igihe kirekire. Urugero rwiza ni ikibazo cy'amagi. Mu myaka yashize, icyorezo cy'ibicurane by'inkoko cyahitanye miliyoni nyinshi z'inkoko. Umusaruro wagabanutse cyane bituma ibiciro by'amagi bizamuka ku rwego rutigeze rubaho mbere. Ariko nyuma y'uko ikibazo gitangiye gukemuka, ibiciro ntibyahise bisubira hasi. Muri icyo gihe, ibigo byinshi bicuruza amagi byabonye inyungu nyinshi kurusha mbere. Hari abantu bahita bavuga ko ikibazo ari umururumba w'amasosiyete. Nubwo ibyo nabyo bishobora kuba bifite uruhare, ikibazo nyamukuru kiri ku buryo sisiteme yubakitse. Mu myaka myinshi yashize, politiki y'Amerika yashyiraga imbere mu kongera umusaruro no gukora ibintu ku buryo buhendutse, ariko ntiyitaye cyane ku buryo inyungu zisaranganywa hagati y'abahinzi, ibigo n'abaturage. Uyu munsi, igice kinini cy'agaciro k'ibiribwa ntikiva ku mbuto bikorwamo, ahubwo kiva ku buryo bicuruzwa. Urugero, abana benshi ntibasaba yogati kubera uburyohe bwayo gusa. Akenshi basaba ikirango runaka cyangwa igicuruzwa gifite ishusho y'umukinnyi bakunda. Ibi byerekana uburyo kwamamaza byabaye ingenzi cyane kurusha ibirimo ubwabyo. Iyo umunyamerika aguze ibiribwa muri supermarket, amafaranga menshi yishyuye ntabwo aba agiye ku muhinzi nyirizina. Ajya muri transport y'ibyo bicuruzwa mu gihugu hose, kubika mu bubiko bunini, kubitunganya, kubyamamaza no kubigurisha. Ibi byose nibyo bituma ibiciro bikomeza kuzamuka, nubwo umusaruro ubwawo ushobora kuba uhari ku bwinshi. Umugati ni urugero rworoshye. Ibikoresho by'ibanze bikorwamo nk'ingano, amazi n'umunyu ntabwo byabuze muri Amerika, nyamara ibiciro by'umugati biri hejuru cyane. Impamvu nyamukuru ni uko ibiciro by'ingufu, gupfunyika, transport no gutunganya umusaruro byiyongereye. Niko bimeze no ku nyama z'inka n'inkoko. Nubwo umusaruro ukomeje kuba mwinshi, ibiciro byakomeje kuzamuka kubera ikiguzi cy'abakozi, ibikomoka kuri peteroli n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu nganda. Ibi byose byarushijeho gukomera nyuma y'icyorezo COVID-19 ndetse n'intambara zabaye mu bice bitandukanye by'isi. Ariko hari ikindi kibazo gikomeye kurusha ibiciro ubwabyo, ni ikibazo cy'imishahara. Mu myaka ya mbere y'intambara ya kabiri y'isi, uko ubukungu bwazamukaga niko n'imishahara y'abaturage yazamurwaga. Ariko kuva mu myaka y'1970 ibintu byarahindutse. Umusaruro n'inyungu z'ibigo byakomeje kwiyongera ku buryo bukomeye, ariko imishahara y'abaturage benshi ntiyagendaga kuri uwo muvuduko. Byatumye habaho icyuho kinini hagati y'ubukungu bw'igihugu n'ubushobozi bwo kugura bw'abaturage. Mu by'ukuri, ikibazo cy'ibiribwa muri Amerika ntabwo ari ukubura umusaruro. Iki gihugu kiracyabona umusaruro w'ibiribwa byinshi kurusha ibindi bihugu byinshi byo ku isi. Ahubwo ikibazo ni uko sisiteme yubakiye ku nyungu nyinshi n'izamuka ry'ibiciro ku nzira yose bisaba kugira ngo ibiribwa bigere ku muturage. Ibiciro byiyongereye kandi imishahara ntikure ku rwego rumwe, abaturage batangira kumva ubuzima bubagoye. Niyo mpamvu nubwo amaduka yuzuye ibiribwa, hari imiryango myinshi ikomeje kugira ikibazo cyo kubura amafunguro ahagije umunsi ku wundi. Ibi byose bitwereka ko ikibazo cy'ibiribwa muri Amerika atari ikibazo cy'ubuhinzi gusa. Ni ikibazo cy'ubukungu, politike, ubucuruzi n'uburyo inyungu zisaranganywa mu gihugu. Kandi mu gihe ibiciro by'ingufu bikomeje kuzamuka, intambara n'ibindi bibazo by'isi bikomeje kugira ingaruka ku masoko, hari impungenge ko iki kibazo gishobora kurushaho gukura mu myaka iri imbere. Iherezo ry'iyi nkuru ritwereka isomo rikomeye. Igihugu gishobora kuba gikungahaye cyane, gifite umusaruro mwinshi kandi gifite n'ikoranabuhanga rigezweho, ariko niba inyungu z'iterambere zidasaranganywa neza, abaturage benshi bashobora gukomeza guhura n'ibibazo byo kubura ibyo barya. Kandi iki nicyo kibazo gikomeye Amerika ikomeje guhangana nacyo muri iki gihe. Ahangaha niho nsoreje. Njye nitwa Joshua Mutuyimana. Iyi ni Top 250. Nagushishikariza gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibindi biganiro tuzajya dushyiraho nk'ibi uzajye ubibona mu buryo bworoshye.